gato cyambere tubwire Vestina ngo ni yonkwe kandi umuryango wishimira umwana Imana yabahaye ariko Vestina abakunzi be bamusengere abakunzi ba Vestina bamusengere ibi twe tuba tugiye kuvuga hari ababyita amatiku ariko ntabwo ari amatiku hari ababyita ubugambo ntabwo ari ubugambo ntabwo ari nge wagize Vestina umusitari sibyo kuba umusitari Vestina yarabisengeye aranabiharanira abigeraho yubaye umusitari rero uburi inyenyeri uturutse mu nzu wese arakubona iyo hajeho igihe turibaza ngo ya nyenyeri iri hehe Vestina rero cyatumye umumenya uri muri Canada uri muri Australia uri muri Amerika uri Buraya uri muri Afrika mu bihugu byose icyatumye umumenya nuko ari umusitari hari abakobwa benshi beza banaririmba neza ariko batigeze bamenyekana kuko ntabwo Imana yabahaye iyo mpano nta nubwo banakoze intambara ngo bashobore gutsindira ubusitari iyo ubaye umusitari mu bintu rero bigomba kukubaho no kuvugwa birimo niyo mpamvu tubavuga nta mitima iducira urubanza n'amafoto yabo turayadrapa kuko nabo ubwabo bayashyira ahagaragara sibyo nimubona twashyize ifoto ya Perezida wa Repubulika kuri tamuneri ntimuzagire ngo turamwanga nuko tuyishyiraho tukarya ni umubyeyi wacu abantu baramukunda Perezida wacu yanzwe ku isi nta muntu wapostinga se umuntu abantu batarareba nuvuga ngo rero na ba Vestina tugarutse ku kubyara kwa Vestina abyariye muri kondisiyo mbi icyambere iyi kondisiyo Vestina abyariyemo ntabwo ayitangiye yabyaye ni kondisiyo yatangiye Vestina arangije gushakana na Idrissa Uwedarawago nyuma y'amezi 3 gusa Vestina yashyizeho poste zigaragaza ko atishimiye urugo rwe mbere y'amezi 3 nko mu nyuma y'ukwezi Vestina yacyashyemo umuntu we Dorcas avuga ko nashaka ari mutazamukubita isura ya Vestina nyuma y'urushako ni isura itaragaragaje ibyishimo ubundi abastari bose jya kuraga promota na Miki nyuma y'ubukwe Sabe yarabasuye bishimye barya bagaburira abantu jya kuba stari bose bakoze ubukwe sibyo bagiye mu misi yabuki bajya ku mazi bajya za Dubai bitewe n'amikoro yabo Vestina twabonye ashingirwa ariko tugira ngo agiye imageragere ntabwo ngiye kuboneka sibyo ntabwo ngiye kuboneka abantu baravuze bati Vestina ariko bikagaragara ko Vestina urugo ntago rwamubanye rwiza kimwe mu bintu binateye ubwoba no kugira ngo urugo rubane umuntu rubi mu kwezi kwa mbere ibi ni nabyo Vestina yabonye hakiri kare arihungira abantu benshi bategeza ko Vestina ngo agiye muri Canada ngo agiye kuririmba Vestina agiye ahunze mwana rega yari bugaruke yari akiryohewe n'umugabo amezi 3 subwo uvuga ko wata umugabo se ngo ugiye gushaka ibiki bindi nubundi Canada ko yari buzajyeyo ko visa yari ayifite ko yari buzajyeyo kwita ikitaburo kuba yarahise aguma Vancouver ni camouflage nukuvatereka ni kamufure hano ndewe uburyo nagarida iminsi isigaye ndeko nakwibyarira umwana mu mahoro manze niyakire ubundi nzabona ubutegereza ubuzima ubuse ntabwo uzi abastari ba Knowless batwite uburyo bifotoza batwite bagapostinga uburyo babyara bagapostinga hari umuntu arerekana ifoto y'uruhinja rwa Vestina kuva yabyara mugende mujye kuri Instagram ya Vestina hari ifoto mubona hose ngo yabyaye wenda n'urugero inkuru zo n'igihe cyatangaje inkuru ko Vestina yabyaye ariko nta foto iriho ya OG kuko umubyeyi yabyaye hari iri hose isaniro ngira ngo bakunda ku breakinga na bwiza amafoto aba bantu bose bakoresheje amafoto ya AI abandi bakoresha izo mu bukwe zo hambere bashaka kuvuga Vestina ndemeza ko rero Vestina ari muri kondisiyo mbi ntabwo ari muri kondisiyo nziza kandi kinini cyo shitani yamushakiraga sibyo ariko Imana ni nziza ku buzima bwa Vestina icyo nicyo nge nkundira Imana nuko Imana ni nziza Imana ihindura ibihe Imana ibishimye ko anyura mu bihe nk'ibi ngibi ntago Vestina yaryohewe n'urushako my friend ntago rwamuryoheye ntago Vestina yishimiye ibiharimo
ntabwo ariko benjoyinga, sibyo? Namwe mutwumve mwishaka kuvuga ngo twibivuga biragaragara, sibyo? Niba Vestina rero bimeze utegeza ko ze Dorcas ameze ate? Dorcas ameze ate? Utegeza ko mama wa Vestina na papa Vestina bameze gute? Barishimye se? Idirisa ari hano i Kigali, niyo makuru ariho, sibyo? Ariko Vestina ari muri Canada. Aba bantu bombi barabyaye. None se dushingiye ku bukire bavuze ngo Idirisa yari afite muri cya gihe yamaraga kujya ku murenge, ntago twagakwiriye kubona amafoto ya Idirisa na Vestina. Hari ifoto mwari mwabona ya Idirisa na Vestina muri Canada? None se niba ubizi ko bimwe mu bintu by'urukundo abagore bacu iyo batwite tubereka urukundo, hari amafoto se wigeze ubona atari ama AI yaba yarasohotse ya Vestina na Idirisa Vestina atwite? Vestina n'inda ye, sibyo? Ntabwo yatangajwe, sibyo? Kuko twese twavugaga ngo ashobora kuba atwite, arinza abyara bivugwa ngo ashobora kuba atwite. None se niba Vestina arinza abyara bivugwa ngo ashobora kuba atwite, biketse niba arogwa cyangwa se abantu bamuroga. Ariko ubundi buriya umuntu ubundi gutwita ni umugisha iyo utwise ufite umugabo. Ubu utekereza ko njyewe nshobora kuba mbona Vestina yaramaze gutandukana na Idirisa, inda ye cyangwa umwana we akaba amufata nk'umwana udafite se, kubera ko biragoye ko umuntu uri ku rwego rwa Vestina yatwara inda ikazagira ubwo ivuka, ewana akabyara umwana hajya babita n'abantwari. Ese ugira ngo si nk'umunwari? Ba bana bavuka nyine mu Bushinwa wararengeje umubare, urabona ngo mu Bushinwa iyo ubyaye nk'aba umuryango ubemererwa kubyara babiri, iyo ubyaye uwa gatatu aba ari umunwari, ndi wirwa iyo nda ntuyerekana, ntiwiga umujya kumushyira muri systeme, ubwo uramuhisha ukazaba wamutorukana ukamujyana nko mu bindi bihugu ukamubaruza, naba ari abantwari. None Vestina ararinda kubyara umunwari, reka ni umunwari ngiye nabivuga, nese umunwari ariko ibaze, ariko uretse birababaje mwana, birababaje n'abantu batwumva bumve ko bibabaje. Vestina akeneye ubutabazi, akeneye uburengezi bw'Imana kugira ngo Imana imugarurire ibihe, sibyo? Ibihe byo hambere imugarurire ibihe. Ariko uzikuye ngo Vestina twarinda imara amezi 9 nta muntu uyibonye, nta foto yigaragaye. Urwego Vestina ari we urwego nyine, iyo mpamvu ituma yihisha nicyo kibazo, sibyo se? Impamvu ituma ahisha umwana uhisha se, impamvu ahisha umwana ufite se. Vestina yasezeranye mu murenge, Vestina bafata irembo barasaba barakwa, asezeranywa na pasiteri, ahisha inda amezi 9 kwa Namunagani, arinda byara n'umuntu muriho, kuko urumva nta Vancouver y'Abanyarwanda, Vestina afite abantu bamwitayeho, kuba ntawaho uburenganzira ngo fotora ifoto nohereze mu Rwanda cyangwa ushyire no kuri Instagram, unshyira kuri Instagram ushimira Imana ko impaye umwana. Kuba uyu munsi Idirisa Uwedarawago atarajyayo ngo yifotoze n'umugore we bapostinga uruhinja, mbese bazagwerekana ruri gukambakamba? Ni ibintu wenda kaba ari agashya badukanye, ndabizi yuko abantu bahita bambwira ngo ye ngo n'uburenganzira bwabo buba, ariko ntabwo tubimenyereye mu basitari, sibyo? Ba Tom Close ni abadogiteri, sibyo? Baratwita bakavuga ngo Tom Close na madamu warakuriwe, barenda kwibaruka umwana wa 3 cyangwa wa 4, mu gihe cyo kubyara bibarutse n'amafoto ajya hariya, sibyo? Bande ninde uriya ukina kwa Bamenya ni wabyaye impanga, Ketchup, ba Ketchup barapostinga, ba Medi barapostinga, ba Papi Clever barapostinga, ba Debeni barapostinga. None ikintu
buriya reka nkubwire Vestina ashobora kuba abona ibiharimo atari byo gupostinga. Ibihe bitari byo gupostinga rero nawe byumve ni ibihe, ni situation nyine abafaransa bavuga ngo ni n'est bonne. Situation n'est pas bonne. Sibyo, ni situation ntabwo iba yifashe neza. Kandi koko urumva Vestina amezi 9 ubazi uyu munsi mu kwezi kwa 5 abyayemo. Ukabara igihe Vestina yasezeranye. Yego. Ntabwo Vestina harashira amezi 12. Ntabwo arashira. Ntabwo arashira. Nyine yasamiye ku gihe. Yararenze. Yararenze. Vestina ngira ngo umwaka wuzuye yagusamaho yasamiye kugenda byendera. Ariko ntabwo harashira umwaka n'igice abanye n'umugabo. Bisobanuye ko abantu mutwumve amezi 18 usezeranye burya ni ubukiri umwari, burya munsi y'imyaka 2 ubukiri umugeni. No muri karitsiye iyo hari umugeni uhamaze umwaka bakitwa mugeni. Yego. Bajya kumusaba araza ati tugiye kwa mugeni. Abana bavuga ngo kwa mugeni burya izina mugeni uritakaza iyo ubyaye umwana wa kabiri. Nibwo cyangwa se umwana yakuze nibwo atangira kwita mama kanaka. Ariko ubundi abari Vestina aracyari mugeni. Ukibaza ngo niba umuntu akiri mugeni akaba ari mu bihe turi kubona ko ari ibihe by'agahinda, biraza kugaragazwa ko dushingiye kuri morali Vestina yari afite akiri umukobwa, tugashingira kuri morali Vestina yari afite ari kwerekana impeta ya poropozo. Duhita tubona Vestina wagowe cyane n'urushako, tukabona Vestina witangiriye itama, tukabona Vestina urimo kwicuza, tugahita tubona ukuri kuri ya poste yatsibwe, tugahita tubona ko yatsibwe ku rukuta rwa Instagram ariko ku mutima icyanditseho. Yatsibwe ku rukuta ni kera se ejo bundi mu kwa kangahe, mu kwa 10 na kangahe ejo bundi kwa 11 ryari. Duhita tubona poste yatsibwe ku mutima, yatsibwe ku rukuta rwa Instagram ariko ku mutima iriya poste iracyariho. Vestina ntago yishimye. So Vestina azagaruka kuririmba mu Rwanda indirimbo hamwe na Dorcas. Ibintu ariko nge narabivuze. Kuririmba kwa Vestina na Dorcas puwe entre byagiyeho akadomo. Abantu bumva izo baririmbye. Nukubera ko Irene yigiriye muri filime. Oya, nta Irene si wubaha impano yo kuririmba. Irene ntabwo ari wubaha impano yo kuririmba. Manager wabo yabivuyemo. Oya, ni manager ariko yabamanaginze baririmba. Ntabwo ari wabatoje kuririmba. Cyatumye abamanaginga nuko baririmbaga. Mbere ya Irene bararirimbye na nyuma ya Irene bashobora kuririmba. Ariko icyo nshaka kubwira nuko ibizazane Vestina yahuye nabyo byamukururiye mu gushyira akadomo kuri gospel. Buri agomba kuba muri Canada akiga agakomeza amashuri, agashaka akazi agakora, agashaka amafaranga agatunga umwana we. Ibyo kuririmba tuzajya twumva izo baririmbye. Dushobora kubona ahubwo Dorcas agerageza kwiyeranja, ashobora kugerageza kwiyeranja agashaka uburyo aririmba, ariko nabwo naririmba kenshi uzabona ashobora gusohora indirimbo zisanzwe z'isi yifatikanije n'abandi bahanzi batari mu gisata cya gospel. Ibyo nibyo ndabona mu maso ya mu mboni zanjye. Ariko Dorcas akaba izindi ndirimbo zitari za gospel ku ruhande rwa Dorcas. Kuko buriya mu Bibiliya iravuga ngo mugenzi wawe ni nk'icyuma nawe ukaba icyuma, iyo muhuye ni ugucyaza. Buriya biragoranye ko Vestina yaririmba Dorcas adahari. Biranagoranye kandi ko Dorcas yaririmba Vestina adahari. Kandi buriya Emayi Irene yabakuye mu cyerekezo cy'umwuka wera, abajyana mu cyerekezo kigezweho cya kampani ye, aho bashoboraga gukoresha indirimbo hakagira umuntu uzihimba bo bakazirepeta
bamara kuzirepeta akazana uzikorera umuziki barangiza bagapostinga. Urumva henterivonye abantu bane, henterivonye kampani, henterivona umuhanzi, henterivona umucuruzi, haza n'abaririmbyi. Icyo gihe rero urumva uruhare rwa Vestina na Dorcas rurimo ni nka 15%. Ibi bisobanuye ko rero Vestina na Dorcas erega ibi turabivuga ntabwo abantu babyumva. Nta muntu ukora indirimbo, nta muntu w'umuvuga butumwa ukwiriye gukorera munsi y'ubundi butware ubwo ari bwo bwose butari ubutware bwa Kristo n'umwuka wera. Niba ufite indi management iyari aba bantu bavuga ngo bamanaginga abantu nibagende bamanaginge za football. Si niba managinga abantu abakinyi babamamaze babakorere amashoti card babakorere utuntu dutoya batwerekane babamamaze babagurishe mu makipe babazamu. Impano y'Imana ntago ikeneye nibagende umwuka wera niko Yesu yaravuze ngo nzabohereza umufasha. Nk'uko amazi nise niba none se nibire nabishoboye kuba yazamura abahanzi bo muri gospel Imana yari bwigohereza umwuka wera se. Yesu yaravuze ngo nago nzabasiga nk'imfubyi. Neza umwana ufite nyina akenera nido, nyina ariho uruhinja amashereka ari kuyakamira hasi, uyu mwana uramuha kigozi uramuha nido. Biriya byagenewe abana bavuka bagahita bapfusha ababyeyi, sibyo? Nibo bakamirwa n'inka cyangwa bakabaha izo za nido na kigozi. Ariko iyo umubyeyi wawe ariho kiretse yagize ibibazo bikomeye birimo kubura igituza, ngira ngo niko babyita kubura igituza, ariko umubyeyi ararya isombe akanywa igikoma, amashereka ari kuryama akikamira mu mashuka, urajya kumubwanagiza aho ngo umwana ngo umuhe nido yikize, sibyo? Yikize afite nido, afite igituza cya nyina. Yesu rero yaravuze ngo ntago nzabasiga nk'ipfubyi, nzaboherereza umufasha. Ntabwo umuvuga butumwa ufite umufasha ari wo mwuka wera, ntabwo akeneye promota, sibyo? Ntabwo akeneye umuntu umukorera management y'indirimbo, kuko umwuka wera muha ibihangano. Yego, umwuka wera aramwamamaza akanabipromotinga. Umwuka wera aramurarika akamwamamaza akamushyigikira, ndetse n'indirimbo ze cyangwa iryo vuga butumwa rye akariherekeresha ibimenyetso n'ibitangazo. Hariya hantu rero ni ukuvuga ngo Vestina na Dorcas batakaje karite basigarana mu ndirimbo zabo habaga harimo nka 15% kabo, ariko kuriya kwiyerekana gusa, sibyo? Nicyo cyabaga kirimo n'amajwi yabo. Ni ibintu rero birana AI yakora. AI izo si yabikora. AI ishizemo hari ama AI yaje ushyiramo amafoto y'abantu, sibyo? Akababyinisha kandi bakajyana bakabanabyina neza kurenza n'abantu bari kubyinira kuri stage. Ubwo bivuze ngo bino Irene yagiye mu bya filime, ahubwo nibyo yagakoye ku managinga. Oya, Irene ntabwo namurenganya umwana w'Imana. Yego, Irene ni umucuruzi, bo yishakiraga amafaranga. Irene ni umucuruzi. Yabonye rero zahabu yitoraguriye Musanze, ayiyora rero ba nyirayo bareba hameze nko muri Kongo, niho ngo abantu bajya kwibayo zahabu, sibyo? Ayiyora barimo bagize gute bareba, arayizana ayibyaza umusaruro, iramuzamura. Kandi rero Irene buriya n'umuhanga, amaje kubona yuko karite y'iyo zahabu igize gute irangiye. Hari uburyo irarangiye, hasigaye rero agomba gushaka n'ibindi wakomeza akagira gute akikorera. Kandi nashaka ibindi akora, ntabwo bariya bizakunda gusubira ku mwuka wera, ntago byakunda. Nabo ubwo birahagarariraho, nabo bashaka ibindi bakora. Buriya Dorcas ushobora kujya kubona ukabona agiye nko kwiga hoteleri muri kaminuza, imiziki bikashiramo burundu. Yewe kuba batubabaje. Ntabwo ari reka nkubwire gospel. Mujye mumenya Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Anavuga ngo abantu batwara intwaro zose z'Imana kugira ngo abashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ikiba kiri kutubaho se ni igiki? Biriya shitani wababireba. Noneho twebwe nk'abantu nko twanasengeye abantu, yego tukabavuga, ukanasanga none
wenda turi kubarwanira n'ishyaka ripfuye ngo bazi kuririmba, ariko icyo shitani abarwanya ni ubutumwa buba buri muri ariya magambo bavuga. Shitani rero ikintu cya mbere akora ni ugufata abantu akabakura mu nzira, akabakura mu nzira, kuko abazi neza ko none se ntabwo uzi ko Baraki na Baramu ntuzi ko bagambanye baravuga ati ubwo kuvuma bitakishoboka, reka twebwe tugerageze dufate abakobwa bajye mu bahungu n'abahungu bajye mu bakobwa, abagore mu bagore, basambane noneho Imana ibaveho. Kuko iyo Imana imajije kukuva mu bitugu, ikava mu bitugu umuhamagaro wawe, umara igihe gito gusa usa nk'ugenda udafite icyerekezo, shitani rero agahita agufata akaguha icyerekezo. Ni hariya rero birangiriye, ni hariya birangiriye buriya tayari no birangiriye. Reka twihanganishe ubwo nyine abakunzi ba Vestina na Dorcas bakundaga indirimbo z'Imana, kuko oya Vestina aracyari muto, ujya amahirwe afite, aracyari muto, imyaka 23 ni mike. Dorcas igira ngo ni 21, ni mike cyane, bagaruka cyane rwose, ahubwo ubwiza bwabo bwa nyuma bukaruta ubwa mbere, kuko buriya maereri barayabonye, buriya ubwiza buriya bashobora, Vestina na Dorcas mu myaka iza bashobora kuzagira ubwiza buruta ubwiza bwa mbere, kuko amaereri bakoze barayabonye. Vestina akaba yava hanze akazana none ntabwo ari ngombwa ko ava hanze, reka ntabwo kuririmba biri mu Rwanda, wavuze se ubwo Dorcas akaba yajya hanze, ko hari yariho hari n'amafaranga. Dorcas ahubwo ashobora kuba yajya hanze bakaririmbira y'indirimbo bagakora rwose. Ikindi kandi buriya Vestina rega ikorosa arimo ni iry'uru rushako, kuko uru rushako biriya byose bigenda byongera amahirwe yo gutandukana, sibyo? Biriya byose bishobora kugenda byongera amahirwe yo gutandukana. Ngewe ahubwo icyo mbona nuko muri uyu mwaka dushobora kubona gatanya hagati ya Vestina na Uwedarawago, dushobora kubona divorce, kandi mu buryo bw'abantu. Ibyo mbivuze mu buryo hari amagambo Pawulo yavugaga akavuga ati mbivuze nk'umuntu, ntihagire umuntu ntera amabuye. Mu buryo bw'abantu basanzwe, amahirwe Vestina asigaranye ntayo gutandukana akabohoka mu mategeko. Mu buryo bw'abantu, mu buryo bw'Imana yo ntabwo nzi uko itekereza, sinzi n'amasezerano Vestina afitanye n'Imana, ntabwo nzi n'icyo Imana igambiriye kuri Vestina, ariko mu buryo busanzwe bw'abantu, erega mwana buriya bariya batipe bo muri za Burkina Faso ni abapagani, ni abapagani, ntabwo imico yabo ifitanye isano n'imico y'Abanyarwanda na 1%. Wapi? Muri Burkina Faso umugabo utunga abagore benshi ni intwari, ahabwa n'igihembo, ni intwari. Baramuga ati uri intwari, ni intwari. Umugabo ufite nk'abagore 10 aba ari intwari, bakamuha n'igihembo. Mu gihe hana bari amarorero mu Rwanda ni amahano, naho wicaye urumva uba wikeka. Yego. Ariko ho barakubwira ati musaza, ni ukuvuga wenda mu Rwanda babiri hari igihe babifata nyine nk'umuntu wananiye amadini. Yego. Ariko iyo babaye batatu ni ishano. Hariya rero ni intwari, banabitoza abana bakiri bato. Reka babitoza abana bakiri bato kuzashaka ushobora gusanga Uwedarawago avuka nko ku mugore wa gatanu. Iyo bavuze ngo umuryango w'Abawedarawago, yego, ubwo bari icyo gifamiye, ushobora gusanga ise yari afite nk'abagore 9, hakaba hariho nk'abana 50. Icyo kintu cyitwa famiye rero. Ni nayo mpamvu Idirisa atashoboye gukandagiza
Vestina muri Burkina Faso kuko yari kwikanga kandi bo ni ibintu byabo ni umuco nibwo buzima sibyo ariko yabyivana nibwo buzima barabyemera mu nsengero barabyemera barabidefanda nta n'amadini ari yanabirwanya ugiye no kuvuga y'ubutumwa nta n'ahantu wanahera ibyo bintu ngo ubiseye ntabwo bishoboka ni ugushyigikira uwo muco kuko nta kintu bitwaye bishobora kuba ari byo byakomereye Vestine ibyo bintu ubwo rero kubana n'uwo muntu utatekereza ko atari ikigeragezo byaramukomereye cyane urumva abayumva nawe arabyumva kumva sawa naho ubutaha mu bindi biganiro tuzajya tugenda tubagezaho amakuru abantu bibaza nabo bagatekereza kugira ngo bumve ese koko uyu mwana wacu twari dufite iki cyamunamuye naho ubutaha mu bindi biganiro reka tubasezereho cawo cawo.